umwanya w'ikiganiro indirimbo n'abahimbyi kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro. Ikiganiro indirimbo n'abahimbyi kigamije gutangaza ubutumwa bwiza mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro ivugira ku murongo wa FM w'ijana na gatandatu n'ibice bine, ikanavugira ku murongo wa FM w'ijana n'ibice bibiri, kandi ku bafite internet cyangwa se za telefone zitwa smartphone, abo nabo bashobora kwikurikira ku buryo bwiswe application TuneIn. Turabasuhuje rero mu izina rya Yesu, Uwiteka Imana ishobora byose ibaha umugisha. Rero muri uyu mwanya tugiye kujya mu kiganiro cyitwa indirimbo n'abahimbyi, mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na mwarimu Muhayimana Gerard, musanzwe mwumva muri iki kiganiro. Ariko tukaba twagize n'amahirwe yo kubana n'umugabo witwa Gasamunyiga Ephraim. Muramuzi mu biganiro cyane cyane twagiye tunyuza hano kuri radiyo avuga ku birebana n'indirimbo z'itorero. Rero turi bubane nawe, turabona umwanya wo kumwumva no kumutega amatwi. Reka rero mbere yuko tujya mbere tubanze dusenge Imana, turarika umwuka wera kugira ngo abane natwe, ayobore iki kiganiro, kandi mwese abakuri iki kiganiro kigira aho kibavana, kigira naho kibageza mu byerekeye umwuka wera n'uburyo mukwiriye kujya mwifata igihe muririmba izi ndirimbo. Reka dusenge. Mana Data ishobora byose, turagushimiye cyane uburyo warinze buri wese mu bateze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro. Si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zitagira akagero. Wakunze umuntu, uduhaye n'umwanya mwiza wo kugira ngo dutege amatwi inama muri iki kiganiro wateguriye kuri radiyo kugira ngo abayitega amatwi bacyumve. Ubwo rero tugiye kuganira n'umwana wawe Gasamunyiga Ephraim, imbaraga z'umuntu zibure, ahubwo haboneke imbaraga zawe kugeza iki kiganiro kigeze ku musozo, kandi ubwo kizagera ku musozo benshi bazafashwe mu buryo bw'umwuka. Tubikwambaje mu izina rya Yesu, amen. Amen. Nk'uko rero nabibabwiye, ndetse kuko bivuze no mu isengesho, turi kumwe na Gasamunyiga Ephraim. Ku bajya bakurikira iradiyo ijwi ry'ibyiringiro, birashoboka ko bamwibuka cyane cyane kubw'ibiganiro twigeze tugirana nawe ahangaha kuri radiyo. Ariko cyane cyane ngatekereza ko ubwo umurongo wa radiyo y'ijwi ry'ibyiringiro wari utaragukira mu burengerazuba, aho dufite umunara i Karongi ku murongo w'ijana n'ibice bibiri. Uwo murongo rutuma abo mu burengerazuba bw'igihugu babasha gukurikira iyi radiyo. Twakunze kuganira na Gasamunyiga Ephraim uwo murongo utaraboneka, ariko ubu ngubu ndizera yuko bawufite. Gasamunyiga rero Ephraim ni umugabo ukuze rwose, ariko ufite umwihariko ushimishije mu birebana n'indirimbo hano mu Rwanda mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Reka mbere yuko nkomeza kumuvuga rero no kuvuga ibyo tuza kuganiraho, mureke abanze asuhuze abateze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro. Mwese abateze amatwi ijwi ry'ibyiringiro, abakunzi b'indirimbo, nzi ko abazikunda ari benshi, abizera Imana dufatanije uyu murimo, mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Amen. Arakoze Gasamunyiga Ephraim.
nge navuga ko by'umwihariko ari amahirwe nagize kumumenya kubera ko nari mukeneyeho byinshi, nari nkeneye gusobanukirwa mu birebana n'indirimbo zacu z'itorero ry'Abadivantisite munsi wa karindwi. Ntabwo nari nzi ko izi ndirimbo ziri mu gitabo cyitwa guhimbaza Imana zabanje kuba indirimbo 100 gusa. Iyo ntaganira na Efraim Gasamunyiga ntabwo nari kubimenya. Aha niho namenye yuko izo 100 zatunganyijwe n'umumisioneri witwaga Muniyeri. Ntabwo nari nzi kandi ko nyuma zaje kuba 200 tubifashijwemo n'umumisioneri wundi witwa Henze. Byaturutse yuko twabibwiwe na Gasamunyiga Efraim. Izi ndirimbo ziyongereyeho 150, inyinshi muri zo zisaga 100 zasemuwe kandi zandikwa n'itsinda ryarimwo cyane cyane rikuriwe na Gasamunyiga Efraim. Ibyo ni ukuri kudashidikanywa. Rero umugabo wagiye mu ndirimbo akiri mutoya, akaba yagize amahirwe yo kuba mu makorari, ndetse andi ari we uyahanze, haba mu Burundi Bujumbura, haba mu Rwanda Igitwe n'ahandi, ndetse no muri RDC kera hakitwa muri Congo Democratique ndibwira. Rero Gasamunyiga yagiye aririmba mu makorari menshi, yakoranye n'abamisioneri benshi, yahangiweho itorero yo mu Burundi. Ni umuntu kuri jewe ufite byinshi yatugezaho. Ubushize hari ikiganiro nagiranye na Pastor Kagoyera, mwaragikurikiye. Mu bibazo bimwe namubajije, hari ikibazo nibajije ntese kera izi ndirimbo zigwa zitangira kuza byagenze bite kugira ngo umuntu uri mu Rwankeri aririmbe kimwe n'uwo kuri Ngoma, aririmbe kimwe n'uw'Igitwe, aririmbe kimwe n'uw'i Kigali, byagendaga bite? Icyo gisubizo Pastor Kagoyera hari uburyo yagisubije, ariko ntibyabana bibi kumva nanone na Efraim nawe ku rwe ruhande. Hari icyo bita mu Gifaransa version cyangwa se version mu Cyongereza, nawe agatanga version ye mu buryo azi izi ndirimbo zagiye zigishwa. Na Pastor Kagoyera yaradufashije mu buryo uko yarabizi, yaduhaye version ye. Ubu rero uyu mwanya muri iki kiganiro Gasamunyiga Efraim araza kudufasha tubwire uko izo ndirimbo zagiye zimenyekana. Hari twebwe abo muri iki gihe byanadufasha, hari tukamenya metodology bakoreshaga bigisha izo ndirimbo, natwe zikaba zadufasha kwigisha indirimbo z'itorero cyane cyane izo ndivuga. Nyuma kandi ndaza kumubaza ikibazo kirebana nuko we nk'umuntu ungana nk'uko angana, umugabo ukuze kandi wabonye byinshi, wubatse byinshi, afite uko abona imiririmbire yo muri iki gihe cyacu. Ndaza kumusaba adufashe maze atugire inama uko twagenza, niba abona ari byiza tubikobereze, niba abona hari ibyo twahindura kugira ngo turusheho gukora neza, aratugira inama nk'umuntu ukuze kandi urambye muri iki cyiciro cy'indirimbo. Hanyuma ikindi cya gatatu ndaza kumubaza uko atekereza iri tsinda rya Cantate Domino. Ndagira ngo nanabamenyeshe yuko yabashije kuza kudufasha mu rwego rw'amashusho twakoze, cyane cyane nimubona mu ndirimbo yitwa Wibuka Isabato, muzajya mumubona ni umugabo ukuze ufite imvi. Mubasha kumenya rero gutyo mugiye muri YouTube kuri channel ya Cantate Domino. Reka ndekeraho ahubwo muhe ijambo, kuko n'ubundi niwe dutezeho iki kiganiro ndetse ibi biganiro tuzakorana nawe kugira ngo turusheho kugira umucyo kuri byinshi tudasobanukiwe. Efraim, turakwakiriye mu izina rya Yesu, usobanure rwose, uvuge akari ku mutima, utugire inama twebwe abakiri batoya n'abakuze kandi nabo bumvireho, kugira ngo umurimo w'Imana urusheho gukorwa neza kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo byose bikorwe neza kandi muri gahunda. Murakoze Efraim, ijambo ni ryawe. Urakoze muvandimwe Gerard, ngushimiye bwa mbere na mbere umuhati ugira muri izi ndirimbo, kandi reka ugira umuhati
nuko uzi akamaro kazo, nuko ni icyerekana yuko uri kumwe n'Imana, ni icyerekana ko wavukiye mu murimo w'Imana koko, kandi ni icyerekana ko ufite iyo mpano. Burya nta ukunda ikintu ngo agikore kigaragare mwo ubuhanga n'ubushake adafite umwuka w'Imana, adafite impano yacyo. Ngushimiye cyane kandi ko wangiriye icyizere. Si ubu ngubu gusa duhuriye hano kuri iyi studio, ahubwo wakingiriye ukimara kubona izi ndirimbo zongewe kuri izi 200 twari dusanganywe. Ureba uko ziririmbitse, nuko zandikitse, nuko zivuga, bituma ugira amatsiko yo kumenya uyu muntu wazanditse uwo ari we. Ngira ngo twahuriye kuri iyi studio yari kiri ku Kacyiru, ngusobanurira uko byagenze. Ikiganiro twakoranye bwa mbere nk'uko wabivuze kirabisobanura neza. Yewe nkunda kuririmba, kandi nabikunze kuva kera nkiri umwana. Natangiye kuririmba nkiri muto, bituma bimbamo numva ko ari umwuga wanjye, kandi nkaririmba indirimbo nzikunda. Zigira umumaro wo gufasha umuntu, zigira umumaro kumufasha gusenga, zigira umumaro wo kwerekeza umuntu ku Mana, zigira umumaro wo guhumuriza umuntu. Kandi noneho iyo ufitiye iyo mpano, Imana ikongerera ubuhanga n'ubwenge utamenya aho bikomoka. Iyo uri muri we kandi ukunda ijambo ryayo, bigatuma ukunda n'indirimbo, Imana iguteganiriza icyo uzamara mu ndirimbo. Imana ikunda indirimbo, kandi mu ijuru abamarayika b'Imana bahora bayiririmbira ku manywa na nijoro. Twebwe iyo tuyiririmbira tuyisingiza turi hano ku isi, tuba tugerageza kandi tuba twigana abo mu ijuru ko bayisingiza. Nyamuneka tumenyeshe kurugendo rushize, mbese tugeze ku jambo tugiye kugerayo, mbese koko ubwami buri hafi, mbese koko ubwami buri hafi. Muri iki gihe izi ndirimbo zacu dufite, nk'uko wabivuze Gerard, indirimbo za mbere 100 zanditswe n'umukorerabushake. Nagira ngo nagukosore gato, ntabwo yari umumisiyoneri, kuko ntabwo yatumwe na misiyoni, ahubwo yari umukorerabushake wabwirijwe n'umwuka w'Imana. Arahaguruka aza kuvuga ijambo ry'Imana no kwamamaza inkuru nziza y'agakiza hano mu gihugu cyacu. Niwe wanditse izo ndirimbo za mbere navuze 100. Irindi 100 ryanditswe na Henzi. Henzi uyu akomoka muri Afrique du Sud, yabaye igitwa igihe kirekire, yarigishaga muri seminari, yari yarize urunyarwanda ruzi neza. Niwe wahinduye irindi 100 mu mwaka w'1957. Niho icyo gitabo cyasohotse, ariko ubwo yagitangiye mbere. 150 zavutse vuba muri iyi minsi yacu. Wavuze uti mu itsinda ryazihinduye, ryazanditse, uti Efraimu yarimo, ni nawe ruri kuriye. Nagira ngo aho ngaho nse n'uhakosora gato. Izi ndirimbo kugira ngo zibeho, izi zongewe kuri 200, ntabwo byaturutse mu itsinda runaka rishyizweho n'abantu runaka cyangwa itsinda ry'inama runaka, ahubwo nije ubwanje ku giti cyanje wabishatse, nta muyobozi ubinsabye, nta nama ibinsabye, ahubwo ari navuga ngo ni umwuka w'Imana wabimpatiye, wabimbwirije. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abagira ishyaka ry'ibyiza. Nagize ishyaka ry'indirimbo kuva kera. Twaririmbaga indirimbo 200, igihe cyose baziririmba nkavuga nti kuki turirimba indirimbo 200, dufite igitabo cy'indirimbo 200, nyamara izindi iniyo zifite ibitabo bifite indirimbo 800, 1000, 700, 600. Kw'Imana yampaye impano yo kumenya kuririmba, ikampa impano yo kumenya guhindura amanote. Kuki ntakorera Imana uyu murimo ngo mpindure indirimbo zongerwe kuri izi 200 dusanganywe, tujye duhimbaza Imana mu ndirimbo nyinshi nk'abandi nko mu zindi iniyo? None ndavuga nti Imana, ngushimiye ko wampaye impano yo kumenya kuririmba,
kama impano yo kumenya amanoti, ndagusabye ngo nubona bikwiriye nzazongere kugira ngo tugire indirimbo byibura 400 kuko arizo nifuzaga. Noneho numva mu mutima wanjye harimo ubushake, ndavuga ntubu bushake mfite menye ari igisubizo cy'Imana, kuko itazaza hariya ngo mbwira ngo ndagushubije, ahubwo ikoresha uburyo bwayo n'ubumana bwayo mu mwuka. Kuva ubwo ntangira guhindura indirimbo imwe. Ndibuka ko natangiye ndetse ndi Burundi niho natangiye kujya mpindura, nkarangiza indirimbo nkayibika ngatangira indi, nayirangiza nkayibika ngatangira indi, nayirangiza nkayibika. Ndibuka ko indirimbo nahinduye bwa mbere ari indirimbo ivuga ngo mfasha ndusheho kugukunda ndi Burundi. Mfasha ngo ndusheho kugukunda. Ngira ngo mwese murayizi, iyo nayihinduye ndi Burundi. Ngeze no mu Rwanda noneho kuba amagambo yayo nyishyira mu nama z'itorero. Cyo gihe nari umwe mu bayobozi b'inama z'itorero i Remera, twemezanya ko tuzajya tuyiririmba mu gihe cy'amaturo, kuko harimo ingingo ivuga ngo ndusheho kugukunda. Hanyuma yaho nakomeje no guhindura izindi, ariko aho ngereye ino duhungutse mu 1994 nakomeje uwo mugambi wanjye wo guhindura igihe mbonye akanya muri weekend cyangwa se mu masaha ya nijoro, kuko ni Burundi najyaga mpindura mu masaha y'ijoro cyane cyane mvuye ku kazi. Naryamaga kenshi saa 6 cyangwa saa 7, ko guhindurira amanoti biragoye cyane, ngira ngo Gerard warabizi, ariko abayabona bo yanditswe babona ko ari ukwandika utuntu cyangwa se guhindura nk'uko bahindura ibitabo ibyigisho byinshi byo ku Isabato, biragora cyane. Guhindura amagambo ngo yashyira mu manoti, abo gusanga amagambo ari menshi kuruta amanoti, kandi ukagomba kujyana ingingo ya buri jambo wa muhimbyi cyangwa wa muhanzi wahanze iyo ndirimbo icyerekezo cye. Ntutakobwe na gato ngo ugerageze kwishyiramo iyawe ingendo cyangwa iyawe nzira. Ugomba gusohoza ubutumwa yashyize muri ya ndirimbo uko buri. Ingorane rero y'amagambo ari menshi amanota ari make, ugomba gukoresha ubwenge bwawe nawe ya magambo ukareba uko yavunagura, uko yagenza kugira ngo ijambo ribe ryarindi bwa butumwa bube bwa bundi, ariko kandi byinjire mu manoti. Urwo ni rwo rugendo nabaye mu imyaka. Aho ngereye ino igihe nakoraga muri association, nibwo natangiye kumenyesha abayobozi ba Iniyoko hari indirimbo mfite nifuza ko bakongera kuri 200 dusanganywe. Ndazibereka, barazishima. Inama ya Iniyo yemeza ko zikwiriye kongerwa. Rero abazumva nzi ko muzikunda cyane, kandi na Gerard umwigisha wa muzika nzi ko azikunda cyane. Nanjye njya nshima Imana cyane iyo numva abantu baziririmba, cyane cyane iyo numva Gerard azicuranga, kuko ziririmbitse neza, zivugitse neza, zifite amagambo meza. Bitewe n'izi mpamvu, kugira ngo utoranye indirimbo mu bitabo byinshi, nari mfite ibitabo by'indirimbo bigera kuri 11, kandi byose nashakaga kubikuramo indirimbo mbona ko ari nziza zibereye imiririmbire ya Kidivanisti. Nagombaga kurobanura, nagombaga gutoranya n'ubwitonzi bwinshi, kandi manje kubisengera kugira ngo umuntu azatere urugemwe, atoranya urugemwe abona yuko ruzavamwo imbuto kandi nyinshi kandi nziza. Nk'urugero, iyo umubyeyi ajya gutera ibishyimbo ashyira ku nkoko cyangwa ku rutaro agatoramo injonjori, ibishyimbo byiza abona yuko bizamuviramo umwero, akaba ari byo atera. Nguko uko bimeze guhitamo indirimbo. Iyo nashakaga gutoranya indirimbo narebaga ikivuga, kuko hari zivuga ibyo iteraniro, izindi zivuga iby'ifunguro, izindi zivuga iby'ishuri ryo ku Isabato, izindi zivuga amaturo, izindi zivuga byo kugaruka kwa Yesu, izindi zivuga iby'imperuka. Noneho iyo ushaka kumenya
indirimbo ihwanye n'ikintu runaka muri izo ngingo zose mvuze, si ugufata indirimbo ubonye ngo uhindure. Oya, narabanzaga nkareba, nkayisoma yose, nkumva igitekerezo cyayo, icyo yerekezaho, uwayihimbye, impamvu yashakaga gutanga ubwo butumwa. Noneho nayishima, burya ni nko kurambagiza. Nkajya mu rusengero, nyamara ntarurimwo, ariko nkiyumva ko ndi mu rusengero, navuga ngo mu buryo bw'umwuka. Nkareba nicaye mu rusengero, nteze amatwi amajwi y'indirimbo runaka, amajwi y'abagabo, amajwi y'abagore, ukuntu yikiranya mu ndirimbo. Nasanga ayo majwi abereye, ngahindura iyo ndirimbo nkurikije n'ikibwirizwa kiyirimo, nkurikije n'ubutumwa buyirimo. Uwo murimo nawukoze igihe kirekire. Hanyuma ho inama yayiniyo yemereye ko izi ndirimbo zandikwa, nibwo zanditswe, nizo tujya turirimba. Rero nagize Imana mpura na Gerard, afite ubushake kandi ari umuhanga, yarabyigiye kandi arazigisha. Imana imuvugiramwo, aranshaka kugira ngo dufashanye twungurane. Burya nta muntu umwe wigira inama. Yamaze kubisobanura neza uko yanshatse n'igihe twabonanaga n'inama namuhaye, kandi na n'ubu nkimuha inama, ari nayo mpamvu turi kumwe hano muri studio. Ibyo ni byerekeye izi ndirimbo zongeweho 150. Burakeye umunsi uraje, tubyamamaze hose, dore izuba rirarashe, mwese nimurirebe, mwabera mwe mugiye gucungurwa, mwabera mwe mugiye gucungurwa. Yabajije ati, mbese izi ndirimbo z'Abadivantiste kugira ngo ziririmbwe mu buryo bumwe mu Rwanda hose, nujya mu itorero ryo mu majyepfo i Butare uririmba indirimbo, ku yindi sabato nujya mu itorero ryo mu majyaruguru mu Rwankeri usangiye barayiririmba nk'uko i Butare bayiririmba, nujya ku Rusumo mu Iburasirazuba wumva indirimbo uko bayiririmba, ku yindi sabato nujya Iburengerazuba kuri Ngoma wumve barayiririmba nk'uko Ibuvazuba bayiririmba, nujya mu Rwanda hagati igitwe wumve barayiririmba, indirimbo zose zikaba ziririmbwa kimwe. Byatewe n'iki? Ati, mbese abantu ba kera bari bazi amanoti kugira ngo bashobore kuzigisha zirimbwe mu buryo bumwe? Cyangwa se ni ya minota 15 yo mu ishuri ryo ku isabato umwigisha w'indirimbo atwigisha muri ya minota, nuko zaba zaramenyekanye? Mwene data, burya umurimo w'Imana niyo iwikorera ubwayo, kuko ari uwayo. Niyo imenya n'igihe uzakorwa, kuko ibihe ari ibyayo, kandi niyo imenya n'abazarukora. Tubona dukorera Imana, ariko yo iba yarabimenye kera, ikaduha ubwo bubasha n'ubwo bushake bwo kuyikorera icyo yashatse ko tuyikorera mu murimo wayo. Imana yari izi ko mu Rwanda hari abanyarwanda batazi gusoma, batazi kwandika, bakeneye kumenya Imana, bakeneye kumenya ubutumwa bw'Imana. Imana yashatse yuko ubutumwa bwiza buzavugwa mu gihugu cyacu bukabwirwa abanyarwanda. Ihagurutsa umugaragu wayo atazi ko abaye intumwa y'Imana, ahaguruka aje mu bundi butumwa. Derove yaje aje mu ntambara, aje kurwana, aje ari umusirikare, yahamagariwe icyo gikorwa nakwita ubundi butumwa, ariko Imana imufitiye ubundi. Ageze mu Rwanda akunda abanyarwanda, nguko uko umwuka w'Imana ukora. Akunda abantu atazi, akunda abantu bagifite imyumvire yo hasi, batazi gusoma, batazi kwandika. Urukundo Imana yamushyizemo rutuma atabireba, atabyumva. Urukundo abanyarwanda baca umugani ngo ni impumyi, kuko ukunda uko yaba kose, urukundo rubona, urwo rukundo ntirubone inenge kuri we. Rero we yarafite urukundo rw'Imana yashyizwemo n'Imana. Uwo mugaragu w'Imana, umukorera bushake, witangiye gukorera Imana, ahamagawe n'Umwuka Wera, areba abo bantu bameze batyo muri icyo gihe yari ku rugamba, ataba abantu bakeneye ubutumwa bw'Imana. Intambara irangiye asubira iwabo, nyuma agaruka mu Rwanda muri ba bantu, aje kubabwira ijambo ry'Imana.
yabigishaga Bibiliya akabigisha n'indirimbo. Burya Bibiliya n'indirimbo mbyita impanga zivukira rimwe umunsi umwe. Impamvu nzita impanga nuko nta ubwiriza ijambo ry'Imana atabanje kuririmba ngo asenge. Nta urangiza kubwiriza ijambo ry'Imana ngo yicare bataririmbye badasenze. Biragendana kugeza n'ubu. Iyo umubwiriza agiye kubwiriza ibunaka ajyana Bibiliya n'indirimbo, ntibisigana nk'uko impanga zidasigana. Zavutse umunsi umwe igihe kimwe, ndavuga mu Rwanda ariko simvuga ku isi yose kuko Bibiliya n'indirimbo byari bisanzweho. Ndavuga mu Rwanda, si byawe na Delove. Inshuti mwakomeje gutega amatwi iki kiganiro indirimbo n'abahimbyi, mwagiteguriwe na mwarimu wa muzika Muhayimana Gerard. Tukaba twabanye muri iki kiganiro n'umugabo witwa Gasamunyiga Ephraim, n'umugabo ukuze uri mu myaka 90. Yatubwiye amateka meza kandi ibyo yasubizaga yabishingiye ku byo nari namubajije. Nk'uko bigaragara rero urugendo ni rurerure mu gusubiza ibyo twabajije. Reka ubutaha tumurarike azagaruke twongere dukomereze aho yaragejeje maze yongere atubwire. Reka rero inshuti muteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro muzakomeze gutega amatwi ubutaha. Turamuraritse kugira ngo azaze twongere tuganire dukomereze aho twari tugejeje. Reka dusenge. Mana yacu, tugushimiye yuko wabanye natwe muri iki kiganiro. Tugusabye ngo ibyo twumvisemo birushaho gutuma tugukunda, tugukorera kandi turushaho kukureherezaho abantu mu izina rya Yesu. Amina. Uyu ni umwanya w'ikiganiro indirimbo n'abahimbyi kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Ikiganiro indirimbo n'abahimbyi kigamije gutangaza ubutumwa bwiza mu ndirimbo zo guhimbaza Imana.